sinzi uko ubigenza, sinzi no kubikora. Halo, ndabasuhuje cyane bene data mwisanze kuri ino channel. Amazina yanje nitwa Apotre Rwema Ndamiye Kibibi, nkaba ntuye mu mujyi wa Edmonton. Natangiye ino channel kugira ngo tuzayivugireho ubutumwa bw'Imana, kandi nanone tuzayigaragarizemo ubufatikanye bw'abakozi b'Imana bazamura icubahiro c'Imana. Kuri uyu munsi rero no muri uyu mwanya ndagira ngo mbazanire umukozi w'Imana witwa Gentil Misigaro, kugira ngo dufatikanye twese tumushimire kubw'imirimo ikomeye yemeye gukorera Imana. Nzi neza ubwitange bisaba kugira ngo umuntu abashe gutegura indirimbo, abashe kubona iyerekwa ry'indirimbo zizafasha abantu. Mwene data umusore wacu Gentil Misigaro, ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ukora Imana irabizi, kandi n'abagukurikira bose barabizi neza kuko wagiye ubafasha kandi baragushimira. Ngira ngo mfatikanye n'abantu bose kugira ngo dushimire uyu musore Imana yakomeje gukoresha cyane, kuko hari abantu bamwe bacika intege iyo bumvise ya ndirimbo waririmbye ivuga ngo hari imbaraga, bazabumva rwose basubijwe mu imbaraga, kuko Imana yacu ni Imana rwose ifite imbaraga. Iryo yerekwa Imana irari guhereza, warihereza abantu bagakomera cyane. Ikindi kandi nubwo bakwisanga mu gahinda, nubwo bakwisanga mu bikomeye, ariko iyo baririmbye ya ndirimbo wahishuriwe ivuga ngo tuzanezerwa, babasha gukurwa muri ubu buzima, ibitekerezo byabo bikabajana hejuru mu kwizera, kuko ntabwo ari aho ubuzima burangirira, ahubwo tuzanezererwa mu ijuru kandi tunezererwe mu Mana. Imana yo mu ijuru ikugirire neza, iguhereze imbaraga zo gukomeza kuyikorera rwose. N'abamaze kumva kuko hari ibishekinga mu buzima bwawe bitagenda neza, bazabumva rya jambo waririmbye muri ya ndirimbo ngo riratungana. Imana iguhereze umugisha, Imana ikugirire neza. Turagukunda kandi turagusabira. Ndagira ngo nsabe buri muntu wese wabonye ino video kugira ngo umuhorere ibintu bitatu gusa ufatikanye nanje. Icambere ari naco ntego y'uyu munsi n'uyu mwanya, nuko usabira umugisha uyu mukozi w'Imana Gentil Misigaro, kugira ngo Imana ikomeze kumwongera imbaraga. Ikindi wakora nuko wamushimira, kuko nubwo atari cyo akorera, si cyo abakozi b'Imana dukorera, ariko iyo tubyumvishe bidusubizamo imbaraga. Wamushimira wanditse hano kuri comment, cyangwa se waba ufite contact ziwe ukamwandikira ukamubwira uti indirimbo zawe ziza zimfasha. Ikindi kandi wakora nuko wakora subscribe kuri ino channel, kugira ngo abandi bakozi b'Imana tuzazana n'ijambo ry'Imana rizahavugirwa rizaguhesha umugisha, rizagufashe, rizagukomeze. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha mwebwe mwese abafasha aka kanya. Nawe Gentil turagukunda kandi turagushigikiye. Imana yo mu ijuru iguhereze umugisha. Yego rwose, buri munsi Imana yacu ni nziza kandi dukorera ibikomeye. Amen. Sinzi no kubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana.